Nshuti bakunze b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze, tubifuriza kugubwa neza aho muri hose. Mu kiganiro duheruka kubagezaho cyo ku itariki ya 4 Ukwakira uyu mwaka, ikiganiro cyibandaga ku mateka y'ingenzi yaranze igihugu cyacu, twanejejwe cyane no kubona uburyo mwakitabiriye n'uburyo mwaduhaye ibitekerezo n'ubugororangingo. Mwarakoze kandi ibyo bitwongerera imbaraga iyo tubona mwitabiriye ibikorwa nk'ibi natwe twiyemeje kubakorera, mukabigiramo uruhare, mukadukosora, mukaduha ibitekerezo, mukatwungura inama. Nshuti bavandimwe b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo, tubanje kubiseguraho kuko hari aho twibeshye ariko tutagambiriye kubabeshya. Turashimira inshuti z'urubuga rwacu zaduhaye ibitekerezo nka Andre Ngabonziza, nka Kayiranga Muvunyi na Martial Rubibi, batwibukije kandi mwarakoze cyane ko umwami Rudahigwa atari murumuna wa Musinga ahubwo ari umuhungu wa Musinga. Nibyo koko dutanga ikiganiro kubera ko mu kanya kakurikiragaho twari tugiye kuvuga kuri Ndahindurwa, murumuna wa Rudahigwa, twarasobwe tuvuga ko Rudahigwa ari murumuna wa Musinga nyamara ariko ari umwana wa Musinga. Turabashimira mwese mwatwandikiye, ariko tugashimira abatwegereye nabo kugira ngo twibukiranye kuri ayo mateka, baduhugure ku gakosa nk'ako kari kabonetse, nk'umukunzi wacu Antoine Rutanga nawe wadusanze akatuganiriza kugira ngo atwibutse ko habayemo kwibeshya. Nongere mbisegureho, ntabwo twabikoze tugira ngo tubabeshye, byabaye ukwibeshya. Inshuti bakunzi b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, byatweretse ko mwitaye ku makuru tubagezaho kandi muyakurikirana ubwitonzi ndetse n'ubushishozi buhagije. Muraba agaciro kenshi. Undi muvandimwe nawe dushimira watwunguye inama, akatwungura n'ibitekerezo, akaduha n'ubugororangingo, ni umuvandimwe n'umukunzi w'urubuga rwacu Jean Paul Kamavu, waduhaye ubugororangingo bunonosoye, aho yagarutse kuri ya nkubiri y'amashyaka twavugaga yo muri 1993, aho amashyaka ya opozisiyo yacitsemo ibice bikabyara abapawa ndetse n'amajyogi. Yagize ati, reka nsome ibyo yadusobanuriye kugira ngo ntamuvangira, ntavuga amagambo uko atayavuze. Ati, ndumva amajyogi yari abo muri MDR bari ku ruhande rwa Rukokoma. Aha yavugaga Faustin Twagiramungu, cyane cyane bivuye mu nama ya Kabusunzu, aho ishyaka ryacitsemo ibice bibiri, pawa n'amajyogi. Naho andi mashyaka PSD, PL na PDC nta pawa yavugwagamo, ahubwo pawa yavugwaga na bamwe mu bayobozi nka Justin Mugenzi muri PL, dore ko abakombozi bo bari bariswe FPR kubera ko bakinnye umukino w'intoki volleyball na FPR, ndetse bakajya no ku murindi guverinoma y'abatabazi igiyeho
nibwo abayobozi b'ibice by'intagondwa bya PSD na PL bayigiyemo, kubera ko Banzamurambaho, Ngango na Gafaranga bari babahitanye babita ibyitso bya FPR Inkotanyi. Yongeye kuduhugura. Hari akabazo mugenzi wanjye yari yambaje muri cya kiganiro, ambaza ati ese amajogi bivuze iki, iryo jambo ryavuye he? Kamavu Jean Paul yaraduhuguye, ariko asa n'ubivuga nkaho nawe atabizi neza, ariko byibuze we atwereka icyerekezo, kuko kuri we ngumenya amajogi zari imbwa z'ibwami. Ababivugaga bavugaga ko Twagiramungu abaye umugaragu w'ibwami, kandi barabusezereye nk'ifuni iheze. Arongera ati, uwo ndavuga ni Kamavu, ati mushakisha amakuru simbizi neza. Urumva Kamavu ni imfura rwose, nta nubwo ashaka kwiyitirira kw'ibintu abizi, aragenekereza kandi agasaba namwe mwese mudukurikira kuba twakungurana ibitekerezo kugira ngo amateka nyakuri y'igihugu cyacu tuyamenye uko ari. Ubwo turararikira uwaba bizi neza rero kuba yatwungura ibitekerezo, atwandikiye, aduhamagaye kuri za mbuga zose musanzwe mumenyereye. Nk'uko twatangiye kiriya kiganiro tubivuga rero, ngo utazi yava ntamenya n'iyajya. Twatunguwe kandi dushimishwa cyane n'umusore ukunda urubuga rwacu, umusore witwa Remy. N'umusore w'umujyambere rwose, n'umwana ukiri mutoya, wadutunguye atubwira ati burya rero ndakeka izina mwakoresheje ry'Irikristo ku muntu mwavuze wayoboye iperereza ry'u Rwanda w'Umubirigi witwa Turpin, ndakeka izina ry'Irikristo mwakoresheje rishobora kuba atari ryo, muzarebe neza. Byatumye turushaho gucukumbura, kuko izina twe twakoresheje rya Dominique Turpin ni izina twatumaranye igihe tuzi, twarabwiwe natwe, ariko ntitwagira umuhate wo gushakisha ngo tumenye neza uwo muntu. Ariko uriya musore Remy amaze gusa n'utwibutsa ko dushobora kuba twibeshye, byatumye ducukumbura bihagije. Byatumye rero dukora ubucukumbuzi busumbye ubwo twari dusanzwe twaramukozeho, bituma koko natwe tuza kumenya ko izina twe twaramuhaye rya Dominique ry'Irikristo atari ryo rye, ahubwo izina rya Turpin ry'Irikristo ni Camille. Ikindi tutari twanamuvuzeho nuko yari umusirikare wo mu rwego rwo hejuru w'Umubirigi, kuko amakuru ye ya nyuma yarazwi nka majoro, yarageze ku rwego rwa majoro. Mu nyandiko y'inzu ndangamurage y'amateka ya Afurika iri ahitwa Tervuren mu Bubiligi, imuvuga imyato cyangwa ibigwi buri wese ashobora kubona kuri murandasi, igaragaza neza Major Turpin Camille wariwe n'ibikorwa bye mu gihe Ububiligi bwari bufite u Rwanda n'u Burundi ho indagizo. Twabashije gukora isemura rigenekereje, kuko iyo nyandiko yanditse mu Gifaransa, ubwo biransaba gusoma kugira ngo ngerageze kuba hafi
y'amagambo yagiye akoreshwa mu nyandiko y'umwimerere. Inyandiko twifashishije twayikuye mu bushakashatsi bwakozwe na Dr. Dante Singiza, nawe wifashishije izindi nyandiko nyinshi zivuga kuri uyu musirikare mukuru w'Umubiligi Major Turpin Camille. Reka mbasomere rero ibyo twabashije kubona muri iyo nyandiko, mwimenyere amakuru arambuye, ndetse mushatse gukora n'ubundi bushakashatsi bwimbitse busumbuyeho mukaba mwabukora nta kibazo. Dr. Singiza atangira inyandiko ye agira ati: Camille Turpin yavukiye mu Bubiligi, yahawe imyitozo yo gusimbuka mu ndege, bimwe bita abaparashutiste, n'iya gikomando. Nyuma aza kuba inzobere mu butasi bwa gisirikare. Hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu na magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, Turpin yoherejwe muri Kongo ayobora ikambi ya gisirikare ya Rumangabo muri Kivu y'Amajyaruguru. Uretse ibyo kugenzura imyitwarire y'umutwe wa 11 wari ukambitse Rumangabo, Komanda Turpin yafashaga n'abashakashatsi mu ngendo zo mu karere yayoboraga, nk'uwitwa Harun Tazieff wari woherejwe kwiga ibijyanye n'ikirunga cya Nyiragongo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani. Mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, Turpin yinjiye muri Etat Major ya Colonel Guy Logiste yacungaga umutekano i Stanleyville, ariyo Kisangani y'ubu, ashingwa iperereza. Muri uwo mwaka nibwo umuyobozi we Colonel Guy Logiste yoherejwe mu Rwanda guhosha amakimbirane yari ashingiye ku bwoko, bituma bajyana, yisanga ari ushinzwe kurinda umupaka w'u Rwanda na Kongo ahateganye n'umujyi wa Bukavu. Icyo gihe Colonel Logiste yacengeye neza muri politike y'u Rwanda ku buryo bweruye, ashyigikira abanyarwanda bari ku ruhande rw'Ababiligi barwanya abatarashakaga ubukoroni. Nibwo bashyigikiye amashyaka ya Parmehutu, Aprosoma na Raderi yari ahanganye na Runari yarwaniraga ubwigenge. Runari yagaragariraga Ababiligi nk'ishyaka rifite amatwara ya gikomunisite, bityo bituma bayihozaho ijisho, bakabangamira ibikorwa byayo ndetse bagafunga n'abayoboke bayo. Abayobozi benshi barafunzwe, barananyagwa, bituma ab'Abatutsi basimbuzwa Abahutu kuko bo bafatwaga nk'abumvira kandi banashyigikiye ubutegetsi bw'indagizo bw'Ababiligi. Ubwo Turpin yabaga ashinzwe gukurikiranira hafi no gutunga agatoki ibikorwa byose bya Runari, akanarinda mu buryo buziguye abari bashyigikiye ubutegetsi bw'indagizo. Inyandiko ya Dr. Singiza igaragaza neza uruhare rwa Komanda Turpin muri politiki y'u Rwanda rwo hambere. Urugero ni nk'ukuntu ku itariki ya 28 Mutarama 1961, umunsi mu mateka ya Repubulika y'u Rwanda iya mbere n'iya kabiri wiswe umunsi wa demokarasi, yafashije abateguye icyo bise coup d'etat ya Gitarama mu kubarindira umutekano, borohereza ingendo no kubacumbikira, akanagerageza gufata umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ubwo u Rwanda rwahawe ubwigenge, urwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwatandukanijwe n'urw'u Burundi. Kuva ubwo rushingwa uwari Komanda Turpin wazamuwe ku rwego rwa majoro. Uyu musirikare w'Umubiligi yatangaga raporo kuri Colonel Logiste
wari perezida wihariye wa gisirikare mu Rwanda ndetse akanaziha perezida Kayibanda ubwe. Nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda bwatangajwe ku ya mbere Nyakanga 1962, nibwo Major Turpin yasimbuwe ku mwanya w'iperereza na Bonaventure Ubarijoro wari ucyuye igihe mu gisirikare no ku buyobozi bw'ishuri rikuru rya gisirikare. Ubwo Major Turpin yakoze nk'uwungirije Ubarijoro, ariko mu by'ukuri ari nk'aho ari we wari ukiyoboye urwo rwego mu gihe yari agitegereje k'uwo yitwaga ko yungirije amenyera akazi. Nyuma y'amasezerano hagati y'Ububiligi n'u Rwanda yasinywe mu Kwakira mu 1962, Major Turpin yashinzwe ubufatanye mu bya gisirikare, ariko akomeza kumenyereza Bonaventure Ubarijoro akazi. Ku itariki ya 21 Ukuboza mu 1963, impunzi zari zibumbiye mu mutwe w'Abinari zateye u Rwanda zinyuze mu majyepfo, zitera ikigo cya gisirikare cya Gako, ariko icyo gitero cyaje guhagarikirwa ku kiraro cya Kanzenze. Ibyo byose Major Turpin yari abizi kubera ubucengezi yakoreraga mu nkambi z'impunzi. Yajyaga yihinduranya, akigira umupadiri cyangwa se akigira umuvuzi, akaba ari nabyo byamufashije guhashya ibyo bitero afatanije n'ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe. Kubera igitero cyo kuwa 21 Ukuboza 61, Major Turpin afatanije na bagenzi be bo mu nzego z'iperereza na polisi y'igihugu barimo Komiseri Henri Pirate na Sous-Commissaire Irene Durier biraye mu bacyo ba Inari na Radere, barabafunga. Mu ijoro ryo ku ya 22 irishiriye 23 Ukuboza, nibwo aboherejwe gufungirwa mu Ruhengeri bavanywe mu kigo cya gisirikare cya Kigali bishwe barashwe. Abanyamenyekanye ni nk'uwitwa Michel Rwagasana wari umunyamabanga w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Louis Ndahiro wari shefu w'Ubuganza bw'Amajyepfo, Prosper Bwanakweli wari shefu wa Rusenyi Itabire, Lazare Ndazaro wari umukozi w'ubutegetsi bw'indagizo, Yosefu Rutsindintwarane, Etienne Afrika, Dionisi Burabyo n'abandi. Iyicwa ry'abo bantu ryateje induru mu muryango mpuzamahanga, cyane cyane mu nteko ishinga amategeko y'Ababiligi. Ryatumye habaho ihamagazwa rya Major Turpin Camille na bagenzi be babiri. Ibyo bikaba byaraturutse ku mudepite w'Umubiligi witwaga Ernest Glinet, ariko Camille Turpin ntiyahise agarurwa mu Bubiligi kubera icyizere leta y'u Rwanda yari imufitiye, ikanamusabira kongererwa igihe cyo gukorera mu Rwanda kugeza ubwo yimuriwe muri Kongo, atangira gutungwa no kwirwanaho ndetse no gutanga inama rimwe na rimwe mu ngabo za Kongo. Major Turpin yaje kwimukira muri Afurika y'Epfo ahagana mu 1970, akaba ari naho haherukwa amakuru ye ya nyuma. Nk'uko twabibabwiye tugitangira iki kiganiro, aya makuru twayakuye mu nyandiko ya Dr. Dantes Singiza iri mu bubiko bw'inzu ndangamurage ya Afurika iri Iterville mu Bubiligi. Wabasha gukomeza ubushakashatsi kuri ayo makuru ndetse n'andi menshi yakwifashisha urubuga rwanditse hano hasi. Nshuti bakunzi urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, tubashimiye inkunga ikomeye y'ibitekerezo mukomeje kudutera. Tunabasaba gukomeza kutwungura inama mukoresheje ya miyoboro mumaze kumenyera. Tubararikiye ibindi biganiro byiza tuzakomeza kubagezaho, harimo n'ikirambuye giteganijwe mu minsi ya vuba tuzagirana na Jean Paul Kamavu, umwe mu baduhaye umusanzu w'ubugororangingo
ku kiganiro cy'ubushize mushonje muhishiwe.